Abana, muri aka kanya ngiye kubacira umugani wa Gikeri na Ntashya. Umunsi umwe Gikeri yasohotse mu mwobo yicara imbere yawo yota akazuba, ari nako atumagura agatabi. Ntashya nawe akomeza imihamirizo ye mu kirere, ariko bombi bakajya barebana. Kera kabaye, Ntashya aramanuka asanga Gikeri, bararamukanya baraganira. Bigeze aho Ntashya iti ariko ibikeri mu maziki, mugize umwanda, mugize kutiterura aho muri, ari ibiba mu myobo ari ibiba mu mazi, mwese muri kimwe. Ahuze ukuntu mupfa umusubirizo, rero uko babica wagira ngo ni ukuborora. Ngaho intumbi mu mayira, ngaho intumbi mu mihanda, ese iyo mudapfa mutyo ubundi mwari kuzakwirwa he ku isi? Rero ngo iyo mugaramye mu mihanda muba mushaka abacamanza bahebokajya, urubanza muba mwarwiciriye kuko mwirangaraho. Harya icyo mugenderaho ngo ntawe ubajugunya ngo mugwe mureba igicuri. Naho twebwe Intashya turi intore, imihamirizo yacu inogeye amaso, kandi urupfu rwacu ni urw'ikirago. Gikeri iti Ntashya uyu si umwanda, umubiri wacu koko wuzuye imvuvu kuko kamere yacu ariko ibishaka. Naho iby'urupfu rwacu si ukwirangaraho, impanuka ntaho zitaba. Kutiterura kwacu ngira ngo ntawadusiga. Ntashya araseka cyane ati ntawabasiga, ubwo se urashaka kuvuga iki? Gikeri ati tuzasiganwe, ari mwigenda ari no mwigaruka, nzakwereka igihandure. Ntashya aremera. Gikeri ati ngusabye icyumweru cyo kwitegura, umunsi wagera tukavuduka, kandi ugomba kumenya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugenda mu bishanga. Icyumweru gishira Gikeri abwira bene wabo ko yateze na Ntashya mu byerekeye gusiganwa. Gikeri iti nabwiye Ntashya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Bikeri rero murabe maso, kandi si ngombwa kuvuga aho muri. Dore uko bizagenda, ibikeri mwebwe muzatumaneho, maze Ntashya nahamagara ngo Gikeri muti ndi hano. Ibikeri byose byo mu bishanga bitumanaho, inama iruzura. Umunsi ntarenga uragera, Gikeri ahagarara ku nkengero y'igishanga. Ntashya araza amwicara iruhande. Gikeri ati Ntashya tugiye gusiganwa, ariko nkwibutse ko ibikeri tugendera mu bishanga. Aho uzajya ugera uzajya uhamagara uti Gikeri ugeze he? Nzasubiza nti ndi hano. Ntashya ati tugende wintera igihe, niba kandi wanga gukorwa n'isono bivuge, noye kwiruhiriza ubusa. Gikeri ati tugende. Ntashya ati wantindiye. Gikeri yibira mu gishanga, Ntashya araguruka. Gikeri abonye Ntashya yandurutse aragaruka, yiyicarira imbere y'umwobo we yinywera itabi. Ati Ntashya agenda ndaguhaye. Ntashya arazimiza si ukuguruka. Ageze imbere arahamagara ati Gikeri ugeze he? Gikeri ati ndi hano. Ntashya afumyamo. Hashize umwanya arongera arahamagara, yumva Gikeri aritabira kure. Ntashya ati binshikiyeho, ngiye gusigwa na Gikeri. Arongera arahamagara. Gikeri yitabira inyuma y'imisozi 5. Ntashya ati nguye agacuho, ahasigaye dusubireyo maze ndebe ubwo butwari bwawe. Gikeri ati nakubwira iki? Ntashya arakimirana
asanga Gikeri yicaye umudendezo n'ibitwenge byinshi. Gikeri ati ubuse aho Ntashya ntiwiboneye? Ubwirasi bwawe buzakugeza kuki? Mu kinyarwanda baca umugani ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Uko niko rero Gikeri yahenze ubwenge Ntashya, akoranya ibikeri byose. Ntashya yahamagara kumva ibikeri biritaba kandi biri ahantu hatandukanye. Ntashya akagira ngo ni cya Gikeri bari gusiganwa cyitaba, ariko nyamara cyasigaye ku mwobo wacyo kitumagurira agatabi gitegereje ko Ntashya agaruka yananiwe. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze niba uri umubyeyi kandi subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona video wereka abana, video nziza zibabereye kandi ziri ku myaka yabo kuva mu mashuri y'incuke kugeza ku mashuri abanza.